Bitarenze tariki ya 31 muri uku kwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2025 abantu bose bakora ibikorwa bibyara inyungu, baba abantu ku giti cyabo, ibigo, amasosiyete, imiryango itegamiye kuri leta n'abandi bagomba kuba bamenyekanishije bakanishyura umusoro ku nyungu zabonetse mu mwaka wa 2024. Muri iki kiganiro turaza kwibanda ku bibazo birimo kugarukwaho kenshi n'abasora muri iki gihe batangiye kumenyekanisha no kwishyura umusoro ku nyungu zabonetse mu mwaka wa 2024, cyane ko hanabayemo impinduka mu kumenyekanisha. Ubundi uyu musoro ku nyungu urareba abantu bakora ibikorwa bibyara inyungu bose, baba bashya batangiye ibikorwa bibyara inyungu mu mwaka ushize, ababitangiye hagati mu mwaka ndetse n'abari basanzwe babikora. Ubundi umusoro ku nyungu ni umusoro ureba umuntu wese ufite igikorwa akora kibyara inyungu, cyangwa se ni umusoro ureba umuntu ufite TIN, nimero iranga usora. Umuntu wese uzi ko afite TIN, iki ni igihe agomba kumenyekanisha yuko yakoze cyangwa se atigeze akora. Niba yarakoze yagize inyungu. Twibuke neza yuko umusoro ku nyungu niwo musoro wonyine ubundi urebye abacuruzi batanga, wenda hongeyeho ni patente. Rero umuntu wese ufite TIN ararebwa no gutanga umusoro ku nyungu, ariko by'umwihariko hari abantu bafashe TIN mu mwaka ushize 2024. Iyo ukimara gufata TIN cyangwa se nimero iranga usora, ubundi uhabwa iki gihe cyo kugira ngo utangire gukora, hanyuma umenyekanishe bwa mbere muri uku kwezi kwa gatatu, cyangwa se hagati y'ukwezi kwa mbere no kwa gatatu k'umwaka ukurikiyeho. N'ubwa mbere bagiye kumenyekanisha. Ushobora kuba warakoze ukwezi kumwe, ushobora kuba warakoze amezi abiri, ushobora kuba warakoze umwaka wose wa 2024. Icy'ingenzi ni uko tuvuga ngo umuntu yakoze ibikorwa kandi bibyara inyungu, bityo arasabwa kugira gutanga umusoro ku nyungu. Uyu musoro ku nyungu wishyurwa n'umuntu ku giti cye cyangwa se sosiyete ikora ibikorwa bibyara inyungu. Hari rero ibyiciro mu ngeri zitandukanye abasora babarirwamo, ari nabyo bifashisha mu gusora uyu musoro. Icyambere ni icyiciro cy'abantu boroherejwe n'amategeko mu buryo bwo kumenyekanisha umusoro, kubera yuko badafite uburyo bwo gukora ibaruramari ngo bamenye ngo nakoreye angahe, nashoye angahe, ninjije angahe, nayahe nasohoye mu bucuruzi bwanjye, dépense nagize, bigatuma wenda abasha kumenya ngo inyungu nyakuri nagize neza. Aba bantu rero baroroherejwe, bo batanga umusoro mu buryo bukomatanyije. Icyiciro cya kabiri ni icyiciro cy'abantu basora mu buryo bucishirije. Nabo ntago basabwa ibaruramari rikomeye, ahubwo batanga pourcentage runaka ya turnover bagize. Hanyuma hakaba icyiciro cya gatatu rero cy'abasora ku nyungu nyakuri, abandi bashobora gukorera ibaruramari bakavuga ngo nashoye ya nungutsa aya ngaya, inyungu yanjye nyirizina ni iyi ngiyi, maze gukuramo dépenses zo mu bucuruzi, bityo rero umusoro ngomba gutanga n'uyu nguyu. Ibyo ni ibyiciro bitatu, ariko nanone wenda mu cyiciro cya mbere cy'aba bandi boroherezwa cyane, babandi bakomatanya ibintu byose, ari naho usanga motari, utubutike dutoya two mu makaritsiye, n'abandi n'abakora imirimo wenda ya taxi voiture n'abandi nk'abo ngabo. Abo ngabo bo nabo bari mu bindi byiciro nka 4 bitewe n'aho umuntu yisanze mu mafaranga yinjije cyangwa se yakoreye. Hari icyiciro cya mbere cy'abantu binjije hagati ya miliyoni 2 n'enye, batanga umusoro w'ibihumbi 60 ku mwaka, no kuvuga ni 15 ku gihembwe. Hari hagati y'enye na miliyoni 7, batanga ndumva ari 30 ku gihembwe, ubwo ni 120 ku mwaka. Hanyuma hakaba hagati ya 7 n'10, binjije hagati ya miliyoni 7 n'10, usanga itegeko riteganya yuko bo batanga umusoro ungana n'ibihumbi 52,500 ku gihembwe, no kuvuga ngo ku mwaka n'ibihumbi 210. Hakaba noneho n'ikindi cyiciro cya 4 cy'abantu binjiza hagati ya miliyoni 10 na 12, bo basabwa gutanga ibihumbi 75 ku gihembwe, no kuvuga 300 ku mwaka. Mu kumenyekanisha umusoro ku nyungu wa 2024 byaratangiye, kandi abasora bamwe batangiye kwitabira kumenyekanisha. Niyo mpamvu hari abasora barimo kugenda babona forms 2 za declaration, bigasaba ko bajya ku kigo cy'imisoro n'amahoro aho gikorera kugira ngo bahabwe ubufasha. Iki kibazo kimwe n'ibindi nibyo byagaragaye mu kumenyekanisha. Niyo mpamvu ikigo cy'imisoro n'amahoro gisaba abasora bose ko bajya bamenyekanisha hakiri kare
mu gihe bahuye n'ibibazo nk'ibyo ngibyo bagahabwa ubufasha hakiri kare. Niyo mpamvu tubwira abantu ngo nyamuneka kumenyekanisha ntago bivuze ngo hita wishyura ako kanya. Wamenyekanishije mu kwa mbere, wamenyekanishije mu kwa kabiri, cyangwa se umenyekanisha uyu munsi byibuze mu kwa gatatu, ariko byibuze ubikore hakiri kare unamenye n'amafaranga y'umusoro usabwa kwishyura. Noneho uzayishyure ku itariki 28, 9, 30 nta kibazo. Igihe wayishyurira ariko wamenyekanishije, wavuye muri babandi bakeneye mu by'ukuri systeme cyane, cyangwa se bashobora no gukenera ubufasha bibaye ngombwa. Akaba niyo mpamvu yemwe twashyizeho igihe cy'umwihariko cyo gufasha abantu, aho twafunguye icyo twise help desk cyangwa se ibiro byo gufasha abahura n'ibibazo mu kumenyekanisha. Ugiye kumenyekanisha ugasanga nta document y'umusoro irimo, ubu ngubu systeme twashyizemo uburyo bw'umuntu ashobora kubyikorera cyangwa se kwizanira iyo document, aho n'ubundi unyura muri e-tax hahandi bisanzwe ukajya aho bita muri online requests, abantu benshi barahazi, cyangwa se ubusabe bunyuze mu ikoranabuhanga. Uhita ubonamo option yo ku generating a document cyangwa se kuzana iyo document yabuze. Hanyuma ubwo iyo uhisemo icyo uhitamo ni ikintu ubwoko bw'umusoro n'igihe uwo musoro urimo, tax type na tax period. Hanyuma document igahitiza ugakomeza. Ariko nk'uko nabivuze n'ubundi umuntu agize ikibazo, ni byiza ko ibyo ngibyo bikora kare. Unyuze aho ngaho ntibikunde, ukeneye ubufasha kuri Rwanda Revenue. Niyo mpamvu bigomba gukorwa hakiri kare byose, kugira ngo byibuze ntugire ikibazo cy'umwihariko bitewe n'umwihariko wa tini yawe cyangwa se n'imenyekanisha ryawe, tubasha kugufasha kandi nta gitutu wenda kibayeho, haba ku mukozi haba ndetse no ku mucuruzi ushaka kuzuza inshingano ze. Hari kandi abasanzwe bamenyekanisha umusoro ku nyungu mu buryo bukomatanyije flat regime, binjira muri systeme bagasanga barasabwa gukora simplified declaration. Ibi bikabagiraho ingaruka z'uko icyiciro bari basanzwe babarizwamo gishobora guhinduka. Icyakora ikigo cy'imisoro n'amahoro cyahise gikosora iki kibazo bagaragarijwe n'abasora bari batangiye kumenyekanisha mbere. Yego, icyo kibazo cyagiye kigaragara mu bantu bake bamaze kumenyekanisha, babandi batageze no kuri 20%, ariko cyamaze gukosorwa. Niyo mpamvu tuvuga ngo nyaboneka buri wese utaradeklara, natwe hari ibyo twiga mu by'ukuri tutari tubizi bitewe n'impinduka zigenda zibaho zitandukanye, tubona ari uko kibayeho tugashakisha uburyo dukosora icyo kibazo. Rero icyo kibazo cyaragaragaye, yego, cyo ku umuntu ashobora gusanga ari muri regime ikomatanyije cyangwa se icyiciro gikomatanyije, ariko tukaza gusanga ibyo asabwa wenda bitari mu cyiciro cye, ibyo byamaze gukurwamo. Ariko hari n'ibindi dushobora kuzabona abantu baramutse baje hakiri kare. Nubwo itariki ntarengwa yo kwishyura umusoro ku nyungu wa 2024 ari tariki ya 31 z'uku kwezi kwa gatatu muri uyu mwaka wa 2025, ikigo cy'imisoro n'amahoro kirasaba abo bireba bose kwitabira kumenyekanisha hakiri kare mu rwego rwo kwirinda ibibazo twagaragarijwe muri iki kiganiro. Ushaka kutajya kuri icyo gitutu na riske zirimo, riske zigendanye n'ibihano no gukererwa, yakora imenyekanisha uyu munsi, yakora imenyekanisha aka kanya. Bamwe muri twe cyangwa se mu bacuruzi nta nubwo basabwa kuva aho bari, ni kuri telefone yawe. Umumotari udukurikiye, umuntu ufite butike, umuntu ufite taxi, n'abandi bafite ubucuruzi buto buto, nta kanyenyeri 800 urwego, iminota ingahe ukaba urarangije, aho kugira ngo uzasange wenda ako kanyenyeri 800 urwego rega nayo ni systeme. Burana nayo ishobora kuba jammed cyangwa se ishobora kuzamo abantu benshi, akazamo embouteillage, gusanga iri gutinda cyangwa se navuyeho bitewe n'iki n'ibibazo by'ikoranabuhanga byazamo bitewe n'abantu bose bahuriyeho. Kuki tutabikora uyu munsi aka kanya? Mucuruzi nawe ukora ibindi bikorwa bibyara inyungu urebwa no kwishyura uyu musoro ku nyungu zabonetse mu mwaka wa 2024, igihe cyo kumenyekanisha no kwishyura ni iki kugira ngo wirinde ibihano, amande by'ubukererwe n'ibindi by'ikoranabuhanga biza ku munota wa nyuma.
ukeneye ubundi bufasha wahamagara kuri telefoni itishyurwa y'ikigo cy'imisoro n'amahoro ariyo 3004 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga z'ikigo cy'imisoro n'amahoro.